Itimbazwa Hope nkaba nkina umukino w'amagare. Umukino w'amagare wamfashije mu buzima, utuma nkora siporo kandi nyine siporo ni ingenzi mu buzima. Ikindi kandi unatuma menyana n'abantu benshi ntari nzi. Mu buryo bw'amashuri kuko nyine hari ukuntu ubundi uri nko muri classe wenda amasomo arangiye bikaba ngo nyine kujya muri siporo tukajya muri etide amaraso agishyushye nyine nta bintu by'ubunebwe bikadufasha kwiga neza. Ikintu kampu yamfashije dore ubwa mbere nza hano ntabwo nari nzi gutwara igare neza, nyine ikintu kampu yamfashije kuzamura urwego rwanjye. Hari n'abantu twahuye baturusha imyitozo cyane cyane nk'abakoca n'abandi baturusha imyaka baserukiye igihugu, bamwe baradufashije nyine batwigisha ibintu byinshi nka skills ku magare n'uburyo nyine twagenda nko muri piloto. Nashimira minisiteri kuba yaratwitayeho nkatwe tukiri abana nyine, none nkanayishimira ko yadufashije kuba kuzamura urwego rwacu tutagira n'impano tuba dufite, hari ukuntu tuba twarazihishe. Iyo ndayishimira kuba yadufashije tukaba twaje kuzikuriza aha ngaha muri iyi kampu muri Huye. Murakoze, amazina yanjye nitwa Ishimwe Diane, nkaba ndi senior coach muri cycling muri iyi kampu iri kubera i Huye. Iyi kampu izafasha abana by'umwihariko abakobwa gutinyuka, ikindi kuba bamenya kugenda muri bagenzi babo, ikindi ndetse no kwigamo disipurine, kandi kenshi nababereye n'urugero rwiza kubera yuko hari abakobwa bumva ko bitashoboka ko umukobwa ashobora kunyonga igare, ariko nkanjye iyo bandebeho ndi umutoza by'umwihariko nkaba ndi n'umutoza mukuru ubayoboye birabashimisha. Murakoze, amazina yanjye nitwa Uwonakunze Albertina, nkaba naraje mu rwego rw'ubusifuzi, nkaba nsifura umukino wa football. Ikintu ino kampu yamariye, nigiyemo ibintu byinshi, nigiyemo amategeko yo mu kibuga, nkora pratique nyinshi, ubumenyi nari mfite ndabwongera, bityo rero nkaba nshimira minisiteri ya siporo iduha amahirwe nk'abana b'Abanyarwanda yo kuza nyine gutyaza impano zacu. Murakoze.